Mwaramutse mwese aho muri. Ndavuga abantu bakunda gukurikirana iki kiganiro cy'imbaraga z'amasengesho. Ndabasuhujije aho muri mpereye mu Rwanda iwacu mu ntara zigera muri 5 z'igihugu. Ndabasuhujije mwese kandi turabakunda, turabasengera. Twishimiye kongera guhura namwe uyu munsi. Ndakeka ko muri bazima aho muri, ibyo mumaze iminsi mucamo bitandukanye, ari ibivunana, ari indwara, ari ibibazo bitandukanye, byinshi bitandukanye by'abantu bagenda bacamo. Turakizira ko Imana ikibakomeje aho muri hose. Imana ibaha umugisha mwese kandi ikomeze kubishimira. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro rero cy'imbaraga z'amasengesho zihindura umuntu akava mu byo yararimo akajya mu nzira y'ubugingo buhoraho bw'iteka. Nta wundi utanga ubugingo ni Imana. Nta wundi utanga ubugingo, nta wundi utanga ubuzima. Si umubyeyi wawe. Umubyeyi afite ibyo yakora ariko akagira igihe akananirwa, ariko Imana niyo ifite ubuzima mu biganza byayo, ubuzima bwacu. Rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro gihindura twita imbaraga z'amasengesho. Nawe zaguhindura uramutse ubishatse kandi ubyitayeho. Uteze iki kiganiro amatwi ugakurikirana, nta handi ushobora gusanga ijambo ry'umwimerere uretse muri iki kiganiro cy'imbaraga z'amasengesho. Tuvuga imbaraga z'amasengesho, tukavuga n'imbaraga z'Imana zihindura, zibasha gukora ibyananiranye. Uhawe ikaze rero muri iki kiganiro bane natwe kandi ukomeze kugubwa neza, ufungure udukurikirane. Ndanashimira n'abandi bose bakuze kudukurikirana, abava mu bihugu bitandukanye. Turababona abava hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afurika. Mwese ndabasuhujije. Uburayi, Amerika, Aziya, mwese ndabasuhujije. Cyane cyane abakunda gukurikirana ururimi rw'ikinyarwanda n'abarwumva ndetse n'abaruvuga, mwese muhawe ikaze. Imana ibaha umugisha mu kiganiro kandi twifatanye dukomeze kumva icyo Imana ivugana natwe. Reka dusenge mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Mwami w'abami ko waduhaye ubuzima, tukaba twongeye gukanguka turi bazima. Na bene data bose aho bari hose mu bihugu bitandukanye, abaca mu nzira zikakaye, abaca mu bibazo bitandukanye, abaca mu bushomeri, ubusiribateri, abaca mu ntambara zitandukanye, abarwanwa mu kazi, abari hirya no hino Mana, abigaragura mu byaha Mana, abo bose ndakwinginga kugira ngo ugire icyo ukora ku buzima bwabo kandi uhindure imibereho yabo, ubaho ubuzima bushya Mwana. Tugwaye ikaze muri iki kiganiro bane natwe, twishimire kandi dukoreshe nk'uko wateguye, kandi ijambo rya rimanukire rigende rikora imirimo mu baryumva bose kandi rikora ibitangaza muri bo Mana. Ndagushimiye kubitwemereye mu izina rya Yesu, amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni ibice 16 ku murongo wa 25. Ibyakozwe n'intumwa ni ibice 20, nako ni igice cya 16 umurongo wa 25. Tugiye kwasoma rero. Haravuga ngo, ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana. Izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse. Akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura. Pawulo avuga ijwi rirenga ati, we kwigirira nabi, twese turi hano. Tumira twese turi hano. Reka tugarukire kuri iryo jambo
dusomye aho Pawulo yanditse urwandiko, arwandika ashaka kugaragaza Imana uburyo ikora, ibyo ishobora kunyuramo kugira ngo itabare abantu. Uyu munsi ndenda kuvuga muri iki kiganiro dufite uyu munsi, reka iri jambo turiho umutwe. Turareba umutwe uvuga ngo ubuzima bwose uhisemo bwakubera ubw'umumaro, ariko byaterwa nanone ubwo buzima ubwo ari bwo. Ubuzima wicayemo bushobora kukubera ubw'umumaro bitewe n'ubwo ari bwo, ariko kimwe nk'uko nabwo ubuzima waba wicayemo ntacyo wabwungukamo. Ariko uyu munsi dufite ijambo rivuga ngo ubuzima urimo, uramutse umenya ubwo urimo, ukamenya neza ubwo urimo, ugashishoza ukareba niba ubuzima urimo ari ubwawe, ubuzima wicayemo niba bushimishije umutima wawe. Ubuzima, hari ubuzima umuntu yakira akabwakira kandi ukabona rwose ko aguwe neza bitewe n'imyumvire ye uko ireshya. Hano tubonye ijambo twasomye, twasanze Pawulo yaranditse urwandiko ibyakozwe n'intumwa, ibice 16 ku murongo waho wa 25, havuga ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana. Pawulo na Sila mwese abakunda gusoma Bibiliya murabazi, ni intumwa, bari intumwa Imana yahamagaye ikabatuma, irabahamagara ibaha inshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo bagende bamamaze ubwami bw'Imana. Barahaguruka batangira kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko mwese aho muri hose mugenda muvuga ubutumwa bwiza. Ariko nk'uko mwese mugenda cyangwa twese tugenda duhurana n'ingorane muri uyu murimo, cyangwa se n'abandi bose bahano ku isi hari ibintu babamo, ari ugasanga bafite ingorane nyinshi zitandukanye, ubwo n'ubuzima abantu tubamo. Ariko uburyo umuntu yitwara muri ubwo buzima butandukanye n'ubwundi muntu uburyo bwitwaramo. Batangiye vuga ngo ijambo turariha umutwe uvuga ngo ubuzima bwawe, ubuzima bwawe bwaba bushobora kuba ubw'agaciro bitewe, cyangwa se bushobora kuba nta gaciro bufite nanone bitewe n'ukuntu ubwo buzima wowe ububona. Muri iryo vugabutumwa rero Pawulo na Sila barafatwa bajyanwa mu nzu y'imbohe, barafungwa. Gufungwa ni kimwe nuko nawe wahura n'ikindi cyagufunga, ni kimwe nawe nk'uko wahura n'ibintu byatuma bikuzirika, ni kimwe nk'uko ushobora kubura umukozi w'Imana kandi ushimwa nayo, ndetse ugashimwa n'abantu. Ariko muri uko gushimwa, muri wowe ukaba uzi neza ubuzima wicayemo ko atari ubuzima bwawe. Ariko muri ubwo buzima bwawe nanone burya buri muntu wese agira intego ze, cyangwa akagira intego muri ubwo buzima mu buryo bwo kuyivamo cyangwa se akayireka akayigumamo. Pawulo igihe yavugaga ubutumwa bwiza yaje guhura n'izi ngorane zo gufungwa, afungirwa kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo, ajyanwa mu nzu y'imbohe na mugenzi we barafungwa. Bibiliya iratubwira ngo nuko bageze muri iyo nzu y'imbohe bahasanga izindi mbohe. Ntabwo bashashamarira ngo baryame,
ntago bagiye ngo bagende bihebeshwe n'igifungo, ntago bagiye ngo bagire agahinda n'intimba, ntabwo bagiye ngo biryamire hanyuma bategereze kuzafungurwa mu gihe runaka, ntago bagiye mu bundi buzima busanzwe nk'uko bari baje bagasanga bari muri ubwo buzima babwishimiye cyangwa se babutinzemo, ngo ahari wenda bifatanye nabo kubera yuko ubuzima bw'imfungwa ni ugufungwa nyine nta handi bajya. Ubuzima bw'imfungwa ntasohoka, nta sura, ashobora gusurwa kandi nabwo akagenerwa amasaha. Mu yandi magambo, nta kwijajara, nta kwiha icyo ushaka nk'uko abari hanze ahangaha biha icyo bashaka. Iyo umuntu ari mu nzu y'imbohe ntabwo yiha icyo ashaka, ntabwo ajya ahashaka, ntabwo akora ibyo ashaka, ahubwo agenerwa ibyo bashaka. Ntabwo agenerwa ibyo ashaka, azanirwa ibyo adashaka. Murumva umuntu uri mu nzu y'imbohe aba afunzwe nyine, ubuzima bwe buba bufunze. Bikaza bituganisha mu buzima ubw'imfungwa ashobora kuba yagira mu gihe aba afunze. Ingaruka zo gufungwa, hari igihe atishima, hari igihe atanezerwa, hari igihe yiheba, hari igihe ababara, hari igihe ageramo akagira izindi ngeso, akaba yarwana, akaba ikihebe, agakora amabi. Kubera iki? Yihebye, arimo arakoreshwa n'ingaruka z'igifungo, arakora, ari mu ngeso atinjiranye muri iyo nzu y'imbohe, akahasanga abandi bantu bafite izindi ngeso, noneho bakamwanduza cyangwa se bagasembura ibyari bimurimo, bityo bigatuma nawe ahinduka akaba mubi. Izo ni ingaruka zo gufungwa. Kuba uri mu nzu y'imbohe ufunzwe, udakora ibyo ushaka, ugenerwa ibyo bashaka, utagenerwa ibyo ushaka. So barakugenera umwanya bishakiye kubera impamvu zakuzanye aho ngaho. Ntabwo ushobora kujya aho ushaka, ahubwo bakugenera aho ugomba kujya, kandi bakakugenera amasaha bitewe n'icyo wafungiwe. Bibiliya iratubwira rero ngo aba bantu bombi ngo bageze mu gifungo, bageze muri mabusu, ikintu cyabayeho ngo batangira guhimbaza Imana, batangira kuramya Imana, batangira gusenga, batangira guhamagara Imana, batangira kwerekana Imana yabo, batangira kubwiriza imfungwa, batangira kuzigisha no kuzitoza gukunda Imana, batangira kubabwira imbaraga z'Imana yabo, batangira kubabwira imbaraga z'amaboko yayo, batangira kubabwira Imana bamenye, batangira kubabwira ineza n'imbabazi byayo, barahimbaza. Ngo bahimbaze, Bibiliya yatubwiye ngo ni ukuri iminyururu yari ku maboko z'imfungwa ngo iradohoka. Urumva? Ngo uwo mwanya bagiye kumva bumva ngo habaho igishyitsi cyinshi, ngo n'imfatire z'inzu zinyeganyega. Murumva imbaraga z'Imana ziva mu gusenga ukuntu zinyeganyeje imfatiro z'inzu, ngo inzu iranyeganyega kubera imbaraga z'amasengesho. Ndimwe ndakubaza ngo ubuzima urimo urabwishimiye? Ubuzima wicayemo urabukunze? Ubuzima urimo ni ubwawe? Ubuzima urimo se nubwo warazwe n'ababyeyi? Ubuzima wicayemo se nubwo wishakiye? Ubuzima urimo se wabujyanywemo? Ariko dore igisubizo. Pawulo ngo ari mu kibazo ahimbaza Imana.
uyu munsi ndifuza ko ikibazo cyose waba urimo, ubuzima bwose waba urimo, shaka igisubizo nta handi gituruka, ni kuri Yesu Kristo umwami w'abami. Ni Imana isumba byose yaremye ibihumeka, ibigaragara n'ibitagaragara. Shaka Imana umuramye, shaka Imana umusenge, shaka mu maso h'Imana. Bibiliya iravuga ngo nuko Sila na Pawulo igihe bari mu nzu y'imbohe ntago bigeze bifata amapfubyi, ntago bigeze bifata ko bafite agahinda cyangwa se ikibazo, ahubwo basuzuguye ubuzima bari barimo, batangira gutekereza ububasha n'imbaraga z'Imana, batangira gukurura ijuru, batangira gukurura ubwiza bw'Imana, batangira gukurura kureba Imana ibyigize kubakorera, batangira gukurura ubugingo bahawe. Isi ntabwo itanga ubugingo, Imana rukumbi iyaremye ijuru n'isi niyo itanga ubugingo. Isi turimo ni ingobyi twicayemo, nk'uko ubona umwana avuka bakamushyira mu ngobyi. Iyo ngobyi izana ubushyuhe, ifite ikimurinda, nk'uko tubona mu itangiriro dusanga Bibiliya ivuga ngo nuko Adamu imujyana muri Edeni, ngo muri ya ngobyi. Natwe abari hano ku isi reka tuvuge ko twicaye mu ngobyi, aho tubonera ubushyuhe, aho tubonera ubuzima bwo kurya, kunywa, kwambara n'ibyo. Ariko isi ntiyaguha ubugingo. Imana iyakuremye niyo igufitiye ubugingo buhoraho. Hari ukubaho kwacu hano, ariko twamara no gupfa, uyu muntu tubona inyuma, uyu muntu tubona, uyu mubiri twambaye, wamaze gukatirwa kera, ahubwo umuntu w'ubugingo ari muri jye. Kubera ko namenye Kristo nkamwakira, nkatura ko Yesu n'umwami wanjye ko mwakiriye, nkihakana ibyaha byose nkasaba imbabazi, icyo gihe Imana yanyandukuye mu gitabo cy'urupfu, inyandika mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma ndagwa ubugingo buhoraho, ubu ndi umwana w'ubugingo kandi umwana w'ijuru. Icyo gihe rero iyo ndi hano ku isi ntago bisobanuye ko iwacu ari ahangaha. Igisobanuro cyaha mpabaye kubera ubuzima bw'uyu mwambaro nambaye, ari wo mubiri nambaye. Umubiri ubeshejweho n'ibya hano ku isi, ubeshejweho n'ibyo kurya, amazi, ibintu nk'ibyo. Ariko hari igihe uyu mubiri nzawuvamo, uw'imbere akazamuka akajya iwabo. Niyo mpamvu bintera guhimbaza Imana, bigatuma ndamya Imana, nkabwira abantu Imana, kubera ntabwo ndi wa wundi wa kera.